Jenerali Kainerugaba Muhoozi, umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande ndetse akaba n'umuhungu wa perezida w'Ubugande, yifurije u Rwanda isabukuru nziza y'imyaka 32 ishize igihugu cy'u Rwanda kibohoye. Ese ubutumwa bwe busobanuye ese bivuze iki ku mubano w'u Rwanda n'Ubugande? Muraho neza abakunzi b'icano, murakaza neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku butumwa bwakorewe abantu benshi cyane haba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ubutumwa bwatanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande Kainerugaba Muhoozi Jenerali. Ubu butumwa akaba yaje kuzwiho bugenewe u Rwanda ubwo rwizihizaga imyaka 32 yo kwibohora. Ubutumwa bwashimiye cyane Perezida Paul Kagame, bushimira urugendo u Rwanda rumaze imyaka 32 ruteye, ndetse anifuriza abanyarwanda amahoro n'iterambere. Ese kuki ubutumwa bwavuzwe cyane? Kuki buri muntu wese yabonye nk'ufite ubusobanuro bwihariye? Ese bivuze iki ku mubano w'u Rwanda n'Ubugande? Ubwo hano kugera ku musozo, mwibuke gukanda kuri subscribe. Hari byinshi tugiye gusobanukirwa ku kwibohora ndetse n'umunsi ufite amateka yihariye. Buri mwaka ku itariki enye Nyakanga abanyarwanda bizihiza umunsi mukuru wo kwibohora. Ni umunsi wibukwa nk'umunsi w'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'intsinzi y'ingabo za RPA zahagaritse ubwicanyi zitangira kubaka igihugu cyari cyarasenyutse. Muri uyu mwaka wa 2026 u Rwanda rwizihije imyaka 32 ishize rubohowe. Ni imyaka igihugu cyongeye kubakwa kigashyira imbere umutekano, ubumwe ndetse n'ubwiyunge n'iterambere mu Banyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi ufite agaciro cyangwa se ufite igisobanuro gikomeye ku Banyarwanda. Ubutumwa bwa Jenerali Kainerugaba Muhoozi, umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande, bwatunguye abantu benshi cyane. Mu gitondo cyo kwizihiza kwibohora, Jenerali Kainerugaba Muhoozi yashyize ubutumwa ku mbuga ze nkoranyambaga agira ati: "Inshuti zanjye Banyarwanda, bifurije umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 32. Uyu ni umunsi wo kwishimira ubutwari, ubuyobozi bufite icyerekezo buyobowe na Perezida Paul Kagame ndetse n'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 32 ishize ruvuye mu icuraburindi. Mboneyeho no kohereza indamutso zanjye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bifuriza amahoro, ubumwe n'iterambere ndetse bikomeze bibarange." Aya magambo ntiyabaye ayo kwifuriza gusa, kuko yarimo ubutumwa bwo gushimira urugendo u Rwanda rumaze gutera icyizere ndetse rumaze no kugenda rugaragariza isi, haba no mu buryo bw'umubano ndetse n'ibindi bihugu ndetse n'iterambere u Rwanda rumaze gusa nk'aho rugeraho ku giti cy'igihugu nk'u Rwanda rwavuye mu mateka y'icuraburindi. Ese ninde Kainerugaba Muhoozi? Jenerali Kainerugaba Muhoozi ni umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande, akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni. Mu myaka yashize yakunze kuvugwa cyane kubera amagambo akunze gutangaza ku Rwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Hari n'igihe yavuze ko Perezida Kagame ari umwe mu bayobozi yubaha cyane muri Afurika. Ibi byatumye amazina ye akunze kumvikana cyane mu Rwanda kurusha abandi bayobozi bandi bo mu Bugande. Ese kuki ubutumwa bwe bufite uburemere? Abasesenguzi bavuga ko ubutumwa nk'ubu butaba ari amagambo asanzwe. Iyo umugaba mukuru w'ingabo z'ikindi gihugu cyangwa se mu karere afashe umwanya wo gushimira igihugu cy'abaturanyi, biba bifite ubusobanuro muri diplomasi. Byerekana ubushake bwo gukomeza umubano mwiza ndetse no kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Niyo mpamvu abenshi bawufashe nk'ikimenyetso cyiza, kwibuka aho u Rwanda rwavuye mu myaka 32 ishize, igihugu cyari cyarasenyutse kiri mu icuraburindi, hari Jenoside yari imaze guhitana abarenga miliyoni imwe, ibikorwa remezo byinshi byari byarasenyutse, ubukungu bwari bwarahagaze, abaturage benshi bari barahunze. Ariko nyuma y'urugamba rwo kwibohora, igihugu hatangiye urugendo rushya rwo kubaka u Rwanda. Uyu munsi igihugu gifite imihanda myiza, umutekano ushimwa, ubukungu bukomeje kuzamuka ndetse n'iterambere mu ikoranabuhanga, ubuvuzi ndetse n'uburezi buri ku rwego rwiza. Ibyo Muhoozi yavuze ashima mu butumwa bwe. Umubano w'u Rwanda n'Ubugande se ugeze kuki? Ntabwo ari ibanga ko mu myaka ishize ibihugu byombi byeze kugirana ibibazo byombi, ariko hari igihe imipaka yigeze no gufungwa, ubucuruzi bwaradindijwe, abaturage bagorwa no kwambuka. Ariko nyuma y'ibyo biganiro byabaye hagati y'impande zombi, umubano watangiye kongera kuzahuka. Umunsi abaturage bongera kugenderanira, ubuhahirane burakomeza. Abayobozi bakomeje kugirana ibiganiro. Ni muri urwo rwego bwa Muhoozi ndetse bwagiye bufata ikimenyetso cy'uko umubano w'u Rwanda n'Ubugande ugenda urushaho gufata isura nziza. Ese Abanyarwanda babyakiriye bate? Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bishimiye ubutumwa bwa Jenerali Kainerugaba Muhoozi. Hari n'abavuze ko ubutumwa bwerekana ubucuti, abandi bavuga ko hari amahoro hagati y'ibihugu byombi by'abaturanyi kurusha ko byaba ari ibibazo. Hari n'abandi basabye ko umubano wakomeza gukomera kandi abaturage b'ibihugu byombi bakungukira mu bucuruzi ndetse n'iterambere hagati y'ibihugu byombi. Nubwo abantu bashobora kugira ibitekerezo bitandukanye ku buryo bw'ibisobanuro kuri ino nkuru, ubutumwa bwabo bwakiriwe nk'ubwifuriza Abanyarwanda ibyiza. Ese ni iki twakwigira muri ubu butumwa? Ubutumwa bwa Jenerali Kainerugaba Muhoozi, umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande, butwibutsa ko amahoro ariyo shingiro ry'iterambere. Ibihugu byombi bituranye bifite umubano mwiza, abaturage babyo barahahirana, bagasurana, bagakorana ubucuruzi kandi bikazamura ubukungu bw'ibihugu byombi. Niyo mpamvu gukomeza ibiganiro ndetse no kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi mu karere bifite akamaro. Mu gusoza ubutumwa bwa Jenerali Kainerugaba Muhoozi bwo kwifuriza Abanyarwanda isabukuru nziza y'imyaka 32 ishize bibohoye,
bwabaye bumwe mu butumwa bwavuzwe cyane kuri uyu munsi mukuru. Yishimiye ubutwari bw'Abanyarwanda, ashimangira ubuyobozi bwa Perezida Kagame ndetse anifuriza igihugu gukomeza kurangwa n'amahoro, ubumwe n'iterambere ku Banyarwanda. Kwibohora si ukwibuka gusa, ahubwo no kureba aho igihugu kigeze ndetse no gukomeza kubaka ejo hazaza. Murakoze gukurikira kuri iyi nkuru. Niba wayikunze kanda kuri subscribe kandi no kuri like, isangize n'abandi. Hanyuma twandikire no mu bitekerezo, wowe ubona ubutumwa bwa General Muhoozi busobanuye iki ku mubano w'u Rwanda n'Ubugande?